ngusuhuze wowe wakoze subscribe. Nitwa Musige David, channel aracyari Technology TV official. Uyu munsi nje kukubwira uburyo wafata cyangwa uburyo wahuza Facebook page na WhatsApp ukabihuza icyarimwe. Reka tugende tudatinze tujye kuri Facebook tuyihuze na WhatsApp yacu. Twagiye. Iyi ni Facebook tugiyeho. Icyo musaba wowe kora subscribe, niba utarakora subscribe ukore like and share. Dufite hano habiri twacisha dushobora guca tugahura na page yacu. Aha mbere ni hano kuri tudomo dutatu, aha kabiri ni ahangaha. Wenda ntabwo ushobora kuba uhabonye. Aha mbere ni ahangaha, ku tudomo dutatu. Aha kabiri ni kuri kano kantu kari aho ngaho. Kaduca mbere mu makwereke duce ku tudomo dutatu nyine kano ko hejuru, dukandeho tumanuke dore page yacu ngiyi hano. Page yacu dore ngiyi ahangaha, dore ndakiye kuri kuyibona. Okay, iyi niyo page yacu. Impamvu uciye ahangaha hari igihe iba itaraza hariya. Buriya umuntu ufite abantuza batararenga nk'igihumbi, batarajya hejuru y'igihumbi abantu bamukurikira, ntago kano kantu gahita kaza hano hejuru. Nyine nasanze ku mapage ku Facebook benshi kano kantu ntago kaba gahari. Ubwo rero ushaka kuza tukabura akavangise ndahera hehe. Wenda njye nari imeri hariya, ushobora utakabonye ahangaha waca ahangaha heno hejuru, n'ubundi byose is the same, ni bimwe. Duciye ahangaha byose turahinguka. Niduca n'ahangaha naho turahinguka ahangaha. Gakandaho dore ngiyi, iyi ni page yacu dufite aka kanya. Okay, ikintu cya mbere tugiye gukora, turabanza ngewe iyo nashyizemo ni ukwandika message, ariko reka nkwereke icyo nje kukubwira. Ni uburyo wahuza Facebook page cyangwa Facebook account ukayihuza na WhatsApp. Reka nkwereke. Ubundi yawe nimba uzaba nta kintu na kimwe urashyiramo, ukimara kuyifungura biba bimeze gutya: create action button. Aka kantu ni ugukiriyetinga. Ushobora gusanga bimeze nk'uko nanjye byari bimeze, nenda waramaze kuhitamo ugahitamo wenda nk'aka kambere kangaka nkozeho, ugakandaho wenda nkagahitamo undakiriyetinze nyine. Ubwo birarangiye, ndagakiriyetinze. Ubu ndagakiriyetinze. None nawe ushobora kuzasanga ariko bimeze, ukibaza ngo ubu nayihuza gute na WhatsApp noneho nimba bimeze gutya. Network ndi kubona ziri kutubana nkeya, ariko icyo musaba ndakubwira ngo wowe reba video neza uyirangize kugira ngo tugendane step by step. Turi creatinga. Okay, ituma creatinga dore ngiyi noneho. Dore ndakiriyetinze ngaha, dore nemejemo iyi ngiyi. Ariko ninshaka gukuramo nkayihuza na WhatsApp, nzaza mite nkanda kuri kano kantu kuri tudomo tungahe ni dutatu. Wenda reka nshyiremo umutuku, nandike dore ngo dore ngo tudomo dutatu turi mu mutuku. Okay, ndakiye kuri kutubona. Niho uzahita ukanda. Reka dukande, urabona ko urakanda, uhita uza ukore kuri kano kantu kari aha, ukore kuri aka kantu kwanditseho delete kari mu magambo y'umutuku. Delete. Urumva nako ngashyize mu mutuku rero. Delete. Nuko bimeze rero. Mite ngira hano handitse yes. Mite nsiba. Ubwo ngiye kuyisiba. Ubwo nawe ushobora gusanga bimeze nka kuri mite noneho bihita biza bimeze nk'uko nyimara iyo umaze gufungura Facebook page biba bimeze gutya. Okay. Reka nandikeho noneho create action button. Mite nza ahangaha. Noneho urabona yuko
urabona yuko dufite utuntu twinshi. Akambere naka, aka kabiri naka, aka gatatu naka, aka kane naka, aka gatanu naka. Uri kumva? Okay, noneho akambere aka karatubwira ngo send message, ngo start a chat on message in messenger. Nubyemezaho umuntu azakwandikira ari kuri Facebook, nyine bigumeho, nyine usange hari uburyo wandikira umuntu, usanga ikimara kujya kuri page y'umuntu bagata kubwira ngo wenda mwandike SMS nimba umukeneye vuba ako kanya. Ahangaha kuri aka ka kabiri, noneho kuri aka ka kabiri kanditseho ngo send message, send WhatsApp message starts a chat on WhatsApp. Ahangaha iyo bikoze gutyo, ahangaha iyo wemejemo niho tugiye kujya, ariko kamaze nkagusobanurira. Iyo wemejemo ushobora kuva kuri Facebook wakanda kuri iyo nuza ugahita ugera kuri WhatsApp ye, ako kandi ugahita umuvugana utarinze kujya ushaka nimero ze ngo uzandike uzemeze muri telefone. Oya, kuri aka kandi nako gasobanurwa ngo kare nawe ushobora guhita umuhamagara ku kanya yemejemo, hari aho ugira ukandikamo na nimero yawe. Okay, aka ngaka noneho message umwandikiye ijya kuri email. Ahangaha ni ukumwandikira bigahita bijya kuri website. Okay, twebwe tugiye kuri aka ngaka kacu noneho ka WhatsApp. Niko nje kukubwira uburyo wahuza Facebook page na WhatsApp. Reka dukandeho turebe. Twakanzeho. Dore tuzahita tuza dukore ahantu handitse create. Ndakiye kuri kuyibona. Wayibonye? Yego. Dukandaho. Okay, reka maze mubwire ubundi. Buriya impamvu mushyiramo udufureshi twinshi narayibasobanuriye, ni ukugira ngo ugende n'abantu batabasha guhita babibona bajye bahita babibona ako kanya. Dore iyi ngiyi ni hano bazahita batugeza. Mbere na mbere wenda ngiye nuko nanabyemejemo uzasanga nta nimero yawe irimo. Ni gutya bizaba bimeze. N'ahangaha ikintu cya mbere uzabanza ugakora, uzaza uhita ukora kuri kano kantu. Aka kantu ndakeka kuri kukabona wenda. Aka ngaka noneho ndakeka kuri kukabona kari mu magambo y'umukara, kandi ndebe ko ndagakozeho neza bikagaragara. Okay, ni ako ngako rwose. Ako ngako k'umukara uzagakoraho. Nugakora bazahita kugeza mu bihugu by'amanimero menshi nyine. Dore ngiyi ikode ya nuza. Dore Canada bakoresha +1, United States muri Amerika, nuko byose ni uko twebwe tuzashaka. Ngende mu Rwanda, nawe uzashaka iyiwanyu ukuntu bimeze. Manuke ndebe u Rwanda rwacu. Dore nguru ubwo nzahita nkanda ku Rwanda mbyemejemo. Nimara kubyemeza mu mitenza nandikemo, ahangaha nandikemo nimero zanjye mpereye kuri 7. 0 yirimo kwa kode ni 250. Ubwo ngo nujya kwandika uzandika 7 gutya. Okay, nandikemo ngo 7808441323. Okay, mitenza nandike ngo muri kuri hano nanditse ngo send code. Nkoreho. Nimara gukoraho nzategereza akanya gato. Mu gihe biri kwirodinga, ahangaha hazazamo code barayinyoreza kuri telefoni. Okay, baraje bayinyohereze kuri telefoni yanjye, mpite mbona code. Ndimo ndakubwira ngo niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo dukomeze turyoherwe na Technology TV Official. Nanditse nimero zitarizo. Reka dusubire inyuma gato nongera nandike nimero 723117
15 okay, kanandike nohereze. Okay, ningera nga nzategereza message noneho iri buze muri telefone yanjye ndebe niyo yabije ya ndakeka ariyo. Dore ngiyi 011 011 750 011 750 011 750 bite nandika confirms mwireba se bakunze. Dore ngiyi confirm mite nandika gutya, ubwo ngubwo ni inyuma kanda urabona ko handitse done. Haha, dore ngiyi urabona ko n'akavi ngaka rwose bimeza ko babyemeye. Ngiye ibintu bakorera aba ari ibintu bizima, ntago mba mbabeshya. Ni ukuri rwose. Urabona ko muje Facebook page and dore ngiyi rwose wenda reka nkoreho kakantu wenda. Okay, Uwiteka abahe umugisha. Okay, noneho urabona ko handitse dani, ndakiri kuri kwibona. Mbese ubwo ndahita nandikamo nkande kuri dani. Ubu ngubu ndabyemeje. Vango get more surprise nabihuje. Ubu ngubu nahita ngera ahanga nandika not now. Yes, that is ukuntu bimeze ni gutya. Nandike not now. Hanga kuvuga ngo gerageza WhatsApp business bwa ndabwira ngo wapi simbishaka nonaha. Not now. Get your most direct now. Wapi not now. No kandi not now ntago bishaka nonaha. Ahangaha show WhatsApp number of page. Bona display. Bona WhatsApp imibare cyangwa namba ya WhatsApp kuri page. Yes, uhita wisubira inyuma noneho. Umara kwisubira inyuma ibyawe wabikemuye rwose. Wabikemuye nuko nguko ndakeka urimo urabiruzinga. You see here like this one, this is WhatsApp. Wenda reka nje ku yindi nuza yanjye, iyindi account yanjye mite njya kuri no page urebe ukuntu ubundi bita yo winjiye muri page y'umuntu ukuntu bakubwira. Yanditse Mwesige David. Aha, dore ni iyi ngiyi. Reka ninjire muri ya page noneho rero. Ya page dore iri hano ni iyi ngiyi. Reka nyinjire mubona. Ahangaha dore bya bindi ndakubwiraga ngo ukinjiramo watakoreka dore ngaka do singaka kanditsemo WhatsApp. Ubu ukoze ahangaha uhita winjira kuri WhatsApp, reka tubigerageze turebe. Sinkozeho kuri buno WhatsApp uraje urebe. Wawa njye mbakorera umuti ni ukuri. Ahangaha bari kumbwira ngo hitamo izi ni WhatsApp zose ziri muri telefone yanjye, ariko reka mitemo GB nako mitemo nozi iyo hasi ngiyi. Nahisemo iyi ngiyi nyine isanzwe WhatsApp Messenger. Dore ngiyi apu ugatanya ukanyandikira ibyose ukohereza, ugahita uvuga rwose David meze bite rwose, ukohereza uvuye hehe kuri nuza kuri Facebook. Byibuke babonye. Ubu nibyo mbabwira ngo ikintu nabakoreye ni umuti neza. Reba tujya ahangaha wenda ushaka kubita yonye neza. Spirits gato urahita uza ukore kuri kano kantu aka WhatsApp nk'isanzwe ukoreho.
nkozeho rimwe ryonyine, nurangiza witegereze nta kindi uri bwongere gukoraho. ushatse wahita ukana continue chat, ariko ufitemo WhatsApp imwe wahitamo nyine. Impamvu ugiye hari kuza iyi ngiyi hamwe n'ingi zose nizo zirimo, ariko iyo nahuje ni iyi ngiyi yindi, iyi niyo nahuje na Facebook page. Okay, reka mpite nandika ahangaha kuri once, ahangaha nyine kuri once, cyangwa nshatse nakora kuri always, akaba ariyo ncaho buri munsi. Once nkakomeza bahita bangeza kuri WhatsApp yandi. Dore mu makuru yanyu byose nuko bimeze. Yes, bakunzi ndabakunda cyane cyane. Nanone ikintu ahandi hantu waca nanone bise bigira, waca ngaha wikandiye kuri izi nomero izi ngizi, shanu ukuri uzikonzeho wahita ukoraho. Nanone nzabereka uburyo wahuza Facebook, nako nuza washyiramo, nuza gahuza Facebook na YouTube account. Dore ngiyi ukoze ahangaha wahita winjira kuri YouTube yanjye ahangaha. I love you bakunzi, ndabakunda cyane nukuri cyane cyane. This is my sisters, this channel is my sister. Okay, reka tuzasubire ubutaha. Navuga ko mbakunda, nabankushije koko. Nawe nimba wankunze cyangwa unkurikiye, hita umbwira muri comment, umbwira ngo Musa turi kumwe 5 kwa 5. Reka tuzasubire muri video y'ubutaha. I love you so much. Thank you.